ese ni kuki twishimira kuba twareba ibi bintu kandi tutakozwa kuba twahura nabyo? Izi ni filime ziba ziteye ubwoba, ziba zirimo ubugome ndengakamere, usanga abantu baba bari kwicana, impfu nyinshi ndetse n'abasazi babona bakora ibintu bidasanzwe. Ibi rero iyo tubireba ugasanga twishimira kuba turi kubireba, ariko ntitube twakozwa kuba twahura nabyo. Izi ni filime abenshi bakunze kwita ibyikango, horror movies, filime mbi ziteye ubwoba. Iki kikaba ari cyo kibazo nanjye ubwanjye nyiri kwibaza, kandi nawe niba ukunda izi filime wakibaza kino kibazo nanjye ndi kwibaza: ni kuki dukunda kuba twareba izi filime ziba ziteye ubwoba abenshi bakunda kwita ikikango, kandi tutifuza kuba twahura n'ibi bibazo? Ibi nibyo tugiye kuba twarebera hamwe, naho iyi ni Trading News Intermedia. Nge ndi Peace Eri, ushaka kwanadukukira kuri Instagram dukoresha ariyo Peace_Eri, ugashyiraho umubare imwe inyuma maze ukajya udukurikirana. Ndabasuje kandi mbahaye ikaze. Ibyo wamenya ku mpamvu zikurura aba bantu bakunda kureba izi filime ziteye ubwoba abenshi bakunze kwita ikikango, horror movies, filime mbi cyane zirimo ubugome ndengakamere, zikubiyemo bimwe mu bintu ikiremwa muntu gitinya guhura nabyo kurusha ibindi, utabasha kureba cyane wowe ufite umutima woroshye. Nyamara benshi bakaba bazikunda kubi, ngo nubwo ibyo baba barebamo baba batifuza guhura nabyo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Izi ni filime uzasangamo ibintu biteye ubwoba nk'abazimu, urupfu, ububabare ndengakamere, abarwayi bo mu mutwe ngo baba bakora ubwicanyi mu buryo bwo kwinezeza, cyangwa se icyorezo runaka gitera abantu bagahinduka nk'inyamaswa. Nujya kureba filime zarebwe cyane ku isi muri uyu mwaka turangije wa 2021, ntuzaburamo izi filime ziteye ubwoba, horror movies, abenshi bakunze kwita ikikango. Filime twababwira zagiye zirebwa ni nka A Quiet Place ya kabiri, All of Us I Died, A Trace, A Blood Thirst, n'izindi zagiye zikundwa cyane muri uriya mwaka twarangije wa 2021. Benshi kuri bamwe iyo bari kureba izi filime bisanga bari gutitira imitima yenda kubavamo, kugira ngo ibyo bari kureba biri kuba ako kanya. Aho ugahita wibaza, ese ni kuki bidutinya guhura nabyo kandi dushobora kwishimira kureba abandi bari guhura n'ibyo byago turi kureba? Iki ni cyo kibazo nyiri kwibaza, kandi nawe wakibaza. Reka turebere hamwe icyo abahanga babivugaho. Inzobere mu bijyanye n'indwara zo mu mutwe n'imiterere ya muntu, Egri, yatangaje ko abantu bakurikirana izi filime ngo baba babona ibintu bashobora kuba babigereranya n'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Ngo bimwe muri ibi bintu hari igihe biba bihuriweho n'abantu muri rusange, nk'urugero urupfu, umuco, gukandamizwa ndetse n'ibindi duhura nabyo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ikindi kandi iyo umuntu ari kureba izi filime ganyura mu rusobe rw'amarangamutima atandukanye, nko kugira umujinya iyo abantu babibanesheje abeza. Nanone aya marangamutima ngagaruka mu gutenguha iyo abantu beza bakoze amakosa abashyira mu byago, ndetse nanone n'ibyishimo iyo abantu beza bakosoye amakosa bikabafasha gutsinda ababi bari kurwana nabo. Ibi bituma filime igira iherezo ryiza ritera akanyamuneza, ngo rikanahaza ibyifuzo by'umuntu uba ushaka ko uruhande rwiza rutsinda urubi. Ngo nanone Eri Handry, inzobere mu buvuzi bw'indwara zo mu mutwe n'imiterere ya muntu,
ngo yemeza ko zimwe mu mpamvu zikurura abantu kureba izi filime ari uko zituma babasha kubona ishusho ya bimwe mu bice bya kamere ya muntu bifatwa nka kirazira. Ngo buri muntu ngo aba afite ibice byihishe imbere muri kamere ye gatabasha kugaragaza kubera ko bishobora guteza ikibazo mu muryango. Ahangaha Erin Handley mu magambo ye yagize ati nko muri filime yitwa Carrie abantu benshi bagerageza kwisanisha nawe mu gihe akomeza guhohoterwa ku ishuri ndetse no mu rugo, ariko se baba bamushyigikiye iyo atangiye kwihorera akica abanyeshuri bigana? Ndakeka abantu benshi baba bamushyigikiye. Ibi kandi bisobanura impamvu no mu mikino njyarugamba nk'iteramakofi usanga abantu benshi umuntu uri gukubita mugenzi we abenshi baba bisanisha nawe nubwo ubabajije batabyemera. Nanone Colton Steven, umwarimu mu ishami rishinzwe iterambere ry'abantu muri kaminuza ya Chicago, nawe yemeza ko izi filime zigufasha guteganya ahazaza h'isi igukikije. Ngo filime ziteye ubwoba zikwereka iherezo rya bimwe mu bintu gutinya ko byashyira ubuzima bwawe mu kaga, ngo bigatuma ugira icyizere ukumva ko nawe witeguye guhangana igihe uhuye nabyo. Nanone icyo wamenya kuri izi filime utaruzi neza ni uko zifasha burya abantu bafite n'imihangayiko. Ibi bikemezwa neza na Dr. Catherine Brown Lowe. Uyu ni umwarimu mu ishami ry'ubuvuzi bwo mu bwonko n'ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe muri kaminuza ya leta ya Ohio. Uyu Dr. Catherine mu magambo yagira ati iyo umuntu arangije kureba filime iteye ubwoba ubwonko burekura umusemburo wa dopamine ufasha kuruhuka, bikazamura ibyiyumviro by'umutekano abantu barwaye indwara yo guhangayika baba babura. Aya namwe mu magambo yemezwa na Dr. Catherine Brown Lowe. Dukomeje kandi icyo abahanga bakomeza babivugaho, kubugize filime icyo utaruzi neza ugomba no kumenya ngo ntabwo ari nziza kuzereka n'abana bakiri bato. Ibi bikomeza bishimangirwa n'uwitwa Munyampeta Emmanuel, inzobere mu burere bukwiye abana mu kigo cyita ku iterambere ry'umwana National Child Development Agency. Yakomeje avuga ko bimwe mu bintu umwana areba muri filime ngo abifata nk'ukuri ngo akaba ashobora kuba yabyigana. Yakomeje asobanura n'impamvu atari byiza ngo kwereka aba bana bato izi filime ziteye ubwoba. Mu magambo ye yagize ati niwo usanga umwana areba filime ubundi akajya gukorera ibyo yabonye kuri mugenzi we ugasanga aramuhohoteye. Nko muri biriya bihugu byateye imbere byemerera abantu gutunga imbunda, uzasanga hari abana bafatiza ababyeyi bakajya kurasana mu ishuri ngo bigana ibyo babonye. Izi zikaba ari zimwe mu ngaruka zihura n'abana bakunze kwerekwa zino filime ziteye ubwoba. Ngo nanone kandi izi filime zishobora gutera ihungabana ku bantu bamwe ndetse bakabura ibitotsi ngo kubera inzozi ziba ziganjemo ngo amashusho ya filime ziteye ubwoba baba bararebye. Ibi rero nibyo twareberaga hamwe ku bantu bakunda kureba izi filime ziteye ubwoba, abenshi bakunze kwita ibyikango, zitwa cyane horror movies, filime mbi cyane zirimo ubugome ndengakamere n'ibintu ubona biba bidasobanutse ariko dukunda kuba twahora tubireba. Ibi nibyo twari twaguteguriye nka Trading News Intermedia. Komeza kubana natwe, kandi nawe niba ushaka kuba wabana natwe tugushishikariza kuba wakora subscribe kugira ngo tujye tubasha kuba twasangira byinshi tuba twaguteguriye. Turabashimiye,
mukomeze kubana n'amahoro y'Imana aho muherereye hose.